dore amwe mu magambo ya Kardinali Antoine Kambanda ari wo munsi w'umunsi wa none Imana yaduhaye. Ese ni Mose cyangwa Imana yamwibeshyeho? Dore amwe mu magambo ye mu kinyamakuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Kardinali Antoine Kambanda yakoze interview n'umunyamakuru mu kinyamakuru cyo mu Faransa cya La Croix. Yamubaje ibibazo byinshi bitandukanye, ariko dore muri bimwe twifuje ko tuvuganaho. Hari ikibazo maje ati, waba ubona ko Paul Kagame ari umwicanyi ruharwa mu karere k'ibiyaga bigari? Kardinali Antoine Kambanda arasubiza ati, oya, yahagaritse jenoside, niwe wayihagaritse wenyine. Ngo Kagame, Perezida Paul Kagame niwe wahagaritse jenoside wenyine. Abanyarwanda bapfiriye ku rugamba rw'inkotanyi arabirengagije. Fred Gisa Rwigema n'umuryango we baguye. Fred Gisa Rwigema aguye ku rugamba akasiga ubuzima arabirengagije. Ati ni Kagame wenyine wahagaritse jenoside wenyine. Kagame yahagaze Kigali, Kagame ahagarara Gisenyi ahagarika jenoside wenyine. Rutoki ati niwe wenyine. Oni n'amagambo ya Kardinali Antoine Kambanda. Ibyo FPR yakoze muri Zaire, muri Kongo y'uyu munsi byari intambara yo gukiranura abajenosideri, byari intambara yo gukurikirana abajenosideri. Kardinali Antoine Kambanda aremeza ko abanyarwanda bari muri Kongo ko hari gukurikirana abajenosideri. Ageze ku rwego noneho amenya abajenosideri, aca urubanza, aca imanza. Dore umurimo w'Imana, dore umurimo w'Imana Kardinali arimo aya masaha. Ese koko nicyo Imana yamuhamagariye? Imana yamuhamagariye gucira imanza, guha amazina Abisirayeli, kubita amazina Imana itabahaye. Ese uwo ni wo murimo we wo kwita Abisirayeli? Ntaho tubona Mose yigeze yita Abisirayeli amazina, nubwo rimwe na rimwe Mose bamushidikanyagaho, nubwo rimwe Abisirayeli muri Egiputa bananizaga Mose, ariko Mose ntaho twigeze tubona yita amazina Abisirayeli, ahubwo yakomeje kubatakambira. Kadukomeze. Ibyo FPR yakoze muri Zaire, muri Kongo y'uyu munsi byari intambara yo gukurikirana abajenosideri. Aba bari barimo kongera kwishyira hamwe kugira ngo badutere, barimo n'abatari abasirikari. Aba bashowe mu ngendo z'inzitane mu mashyamba ya Kongo. Abenshi muri bo baguye muri izo nzira bahunga. Aremeza ko ari abanyarwanda mu gihugu bari muri Kongo atari abasirikare baguye muri izo nzira. Abenshi muri bo baguye muri izo nzira bahunga. Izo mpfu ntaho zihuriye na jenoside nk'uko zisa n'izemezwa na mapping report. Aremeza ko izo mpfu z'abanyarwanda bapfuye mu gihugu muri Kongo ntaho zihuriye n'izemezwa muri mapping report. Raporo y'umuryango w'abibumbye agashami gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyo raporo ntabwo yakozwe mu bunyangamugayo. Kardinali Antoine Kambanda aremeza ko iyo raporo y'abanyarwanda, aremeza ko iyo mapping report atari ukuri, itakoze mu bunyangamugayo, ko agashami ka ONU gahana uburenganzira bw'ikiremwa muntu katakoze ibikwiriye, ko kabereye, kabeshye. Kardinali Mose w'abanyarwanda no atangiye guca imanza. Ese ibingibi avuga yabikoze mu bushakashatsi? Ese ibingibi avuga yafashe igihe nawe ajya gukora ubushakashatsi nk'uko agashami ka ONU gashinzwe guhana uburenganzira bw'ikiremwa muntu kakoze ubushakashatsi ndetse n'impuguke nyinshi zitandukanye? Traceable, safe and fun. Dore iyo raporo ntabwo ariyo, nta nubwo yakozwe mu bunyangamugayo. Abwiye abakoze raporo ko batayikoze mu bunyangamugayo. Abenshi mu mpunzi z'abanyarwanda baratahutse. Aremeza ko benshi muri bo batahutse. Nyamara abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, abanyekongo babashyigikiye nibo bahimbye icyo kirego. Kardinali Antoine Kambanda no aremeza ko abahimbye icyo kirego cya mapping report ari abakongomani bacimbikiye abanyarwanda ngo babajenosideri, bagakora iyo raporo. Ni ikirego nyamara abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, abanyekongo babashyigikiye nibo bahimbye icyo kirego. Ni ikirego kigarurwa kenshi n'abanyamahanga, nyamara bakoreshwa n'abafiteho inyungu ko tutaterera akajisho kubyo bakoze iwacu. Ngo abanyekongo
abakoresha iyo mapping report n'abafite inyungu bafite inyungu zo guhimba ino mapping report yo kuvuga ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda n'abanyekongo. Hamagariye abakifatanyije n'abemeza ibyo birego ko bazaza mu Rwanda bakirebera ukuri. Bakristo bavandimwe, Cardinal Antoine Kambanda noneho ntago agumye mu murimo wa Kiliziya gusa, ahubwo abaye n'umucamanza, abaye n'umushakashatsi. Sinzi niba ibyo yakoze, sinzi niba ibyo ari kuvuga abyemera nk'umushakashatsi cyangwa bivuga nk'umwihaye Imana. Cardinal Antoine Kambanda, ese uyu munsi wa none niba tugeze ku rwego Mose wakabaye Mose wagahuje abanyarwanda, ariwe ubatandukanya, ariwe wigira umucamanza, ariwe uhakana ubwicanyi bwakozwe, ariwe ushyigikira ashyigikira Perezida Paul Kagame n'amagambo yo menshi cyane, ubwo Kagame agira ati mbabajwe nuko ntabishe ngo mbarangize. Abo yavugaga nta bandi bari abanyarwanda bari muri Kongo. Umve aya magambo ya Perezida Paul Kagame. Nuko ibihe birahinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu yakwamarira rwose ujinya bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abari abandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza, tukabasubiza kongera kuba mu banyarwanda. Ikiya kimbabaza, ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hamwe. Bakristo bavandimwe, aya ni amagambo ya Perezida Paul Kagame ubwo Cardinal Antoine Kambanda we ari guhakana ubwicanyi bwakozwe, avuga ko Kagame arahagaze Jenoside yakorewe Abatutsi we wenyine, akongera kandi akanavuga ati oya rwose ntabwo bikwiriye, ahubwo abantu ati oya rwose ntabwo bikwiriye, ahubwo Kagame iyi mapping report yakozwe ntabwo ariyo, nta bunyamwuga burimo. Agashami kawune gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, impuguke ati hoya nta bunyamwuga burimo, ntabwo ari raporo y'ukuri, ni abanyekongomani bayikoze babeshya kugira ngo bashyikire abajenosideri. Ariko Kagame nawe ati oya babajwe nuko ntabishingo mbarangize, n'abariya bambutse bakaducika bakaba baza tukabakira, babazwa nuko ntabarangije. Cardinal Antoine Kambanda, ubwo Mose wo muri Egiputa yitandukije na Farawo, ubwo Mose wo muri Egiputa yavugiraga Abisirayeli, ahubwo uyu munsi none Mose w'abanyarwanda wagakwiye kuba ari uw'abanyarwanda, yifatanyije na Farawo, yifatanyije n'ubwicanyi bwa Kagame, ahubwo uyu munsi none uri kumurengera. Umwisirayeli abaye uwandi ko abaye imfubyi, umukristo muri Kiliziya Gatolika abaye uwandi ko asigaye wenyine, ntawe afite umuvugira, nta roni tubona, turi imfubyi. Ese duhitemo? Ndavuga abakristo bose no muri rusange, hari abihaye Imana, hari abapadiri, hari abapasiteri. Tugume muri Egiputa, dutinye kujya mu butayu kugira ngo tudapfa, dutinye kujya mu butayu kugira ngo Farawo atazadukurikira akadusanga mu butayu. Twigumire muri Egiputa, duhakwe, dukora akazi k'uburetwa, indangagaciro tuzikureho kugira ngo dukunde turame. Genda avuga ngo ho gupfa uyu munsi wazapfa ejo, ko uyu munsi none tubona ko Mose Cardinal Antoine Kambanda ntabwo ari Mose w'abanyarwanda, ntabwo ari Mose wa Kiliziya, ahubwo asenye Kiliziya, ntabwo akiri mu mwambaro w'abihaye Imana, ahubwo abaye umucamanza. Rimwe na rimwe akavuga nawe ibyo atakurimo ubushakashatsi. Uyu munsi wa none isomo twakura muri ibyo ni irihe? Dukora iki ko turi twenyine? Kizito Mihigo aragerageza, aragenda ashaka Imana, avuga Imana. Kizito Mihigo aragerageza aba urugero ruhuza abanyarwanda. Kizito Mihigo aragerageza avugira Imana, ariko abura Mose wamufata ukuboko. Abana b'Imana tubaye imfubyi, abana b'Imana turi kugenda twenyine. Joseph aburirwa irengero, Mose araceceka, Mose we ntawe dufite. Ariko se Aroni warihe? Ko tutumva ijwi rya Aroni, ko tutumva ijwi rya Aroni wifatanya n'abana b'Imana, ko tutumva ijwi rya Aroni wamagana akarengane Farawo ari gukorera ubwoko bw'Imana, ko tutumva iryo jwi
ese na Aroni yaragiye, abapadiri barihe, abasenyeri barihe, ko tutari kubabona, ko tutumva amajwi yanyu, ko mucecetse, cyangwa mwahisemo kugandukira Farawo, mwahisemo gukorera Farawo, mwahisemo gukorera Farawo. Turifuza kumenya icyo mwifuza. Twumve ino ndirimbo. Bakristo bavandimwe, ndi uwawe Nyagasani Yezu, ndi uwawe. Reke twiragize Imana, dusenge Imana iduhe Mose, dusenge Imana iduhe Mose, Mose w'ukuri, Mose uzavugira abanyarwanda, Mose uzayobora ubwoko bw'Imana akabwambutsa inyanja, akabwambutsa inyanja itukura, Mose utazata abana b'Imana bamwe mu nyanja ngo abandi abambutse, Mose utazavangura, Mose utazaca imanza, ahubwo Mose uzaguma mu mwambaro w'uwamutumye. Mose yagumye mu mahamagaro w'uwamutumye, Abisirayeli bamwizereramo, rimwe na rimwe bakamushidikanyaho, ariko Mose aguma kuba umuhuza w'Imana n'Abisirayeli. Dukeneye Mose mu gihugu cy'u Rwanda, dukeneye abihaye Imana bakuza abanyarwanda, dukeneye Aroni, dukeneye abihaye Imana twumva ijwi ryabo bavugira abasenyewe, dukeneye abihaye Imana bavugira abababaye, dukeneye abihaye Imana bava mu bwoba bagahangara Farawo. Nyagasani Yezu uri rukundo kandi uri amahoro, uri rukundo kuba kwiringiye. Muri no minsi ya none Nyagasani Yezu Kristo, nk'abana b'u Rwanda, abana ba Kiliziya, dufite agahinda n'intimba. Tubuze Mose utuyobora, tubuze Mose utwereka aho tugomba kujya ngo twambutse inyanja itukura, ahubwo twari twizeye ko waduhaye atunaze mu nyanja itukura. Aradutandukanyije, yambaye umwambaro utari uwa Kiliziya, yambaye umwambaro utari uwahaye Imana, ahubwo atangiye guca imanza. Nyagasani Yezu Kristo kandi nuwo avigira arimo aremeza neza ko yishe, ahubwo babajwe nuko atabishe ngo barangize, arimo aravugira Farawo. Nyagasani Yezu Kristo, turagusaba amahoro, turagusaba urukundo, turagusaba data ngo urengere ubwoko bwawe, turagusaba Nyagasani Yezu Kristo, twe kuba imfubyi ngo dusigare nk'imfubyi, tubeho tudafite umushumba, ahubwo twemerere tubone Mose, tubone Mose w'ukuri, tubone Aroni, batinyuke twumva amajwi yabo. Nyagasani Yezu Kristo, dusengeye Kasiye, dusengeye Karasira Aimable, dusengeye abana b'Abanyarwanda bose mu mpande enye z'isi, kugira ngo Nyagasani Yezu Kristo uyu mwiryane uri mu gihugu cy'Abanyarwanda, uyu mwiryane uri hagati yacu urangire. Nyagasani Yezu Kristo, tuve muri Egiputa twambuka inyanja itukura. Turifuza kubona Farawo atsindwa, turifuza kubona Farawo acecekeshwa, turifuza kubona Farawo imigambi ye ihagarara. Nyagasani Yezu Kristo, twemerere ubane natwe kandi ugiye gukomeza ukwizera kwacu n'ukwemera kwacu. Cyo rero ubana natwe kandi Nyagasani Yezu Kristo, Roho w'Imana abane natwe nk'abakristo, uturinde kwifuza kuguma muri Egiputa, ahubwo dutere intambwe tuva muri Egiputa tujya kwambuka inyanja itukura. Duhe imbaraga z'ubutwari. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ndakuramutsa Mariya uje Imana Imana yuje kuzumisha neza umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, bagiso tunarya kungiye tuzapfira, amina. Bakristo bavandimwe rero, mucyo dukomeze twizera Imana kandi twidagize Imana, dusabe Imana duhe Mose w'ukuri, Mose uzahuza abanyarwanda, apana Mose uzoreka abanyarwanda bamwe akabajugunya mu nyanja itukura abacamo ibice. Dusenga Imana iduhe Baroni bahagarara ku magambo yabo, bahagarara ku ijambo Imana yababwiye, ku magambo Imana yabahaye, maze bagahangara Farawo, maze bakavugira ubwoko bw'Imana. Kandi natwe Abisirayeli turi mu rugendo, mucyo munyemerere twikomeze twihe Imana tuyiragize, kuko nubwo Mose yatubera mubi, nubwo Mose mu gihugu cy'u Rwanda yatubera mubi, ariko natwe ubwacu Yezu Kristo yaraducunguye kandi yaradupfiriye. Maze rero urukundo rwongere, twamamaze ukwemera kwacu kandi dusengera igihugu cyacu. Imana Farawo uri gutoteza ubwoko bw'Imana, imigambi ye itsindwe, maze Mose atsinde. Imana rero ibandindire bifurije
wikendi nziza.